reka nkubwire reba ibintu byose tumaze kunyuramo ntabwo ushobora kubyemera pe. Nanjye ntabwo mbyemera ariko ndagira ngo byibuze dufate akanya dutekereze ko uburakari ufite ugatuma ufata n'umwanzuro ejo cyangwa ejo bundi naho. Oya narangiye gusinya ko nta wundi muntu uzongera kumbyinira byinshi. Aka kanya ngomba guhaguruka. Chantal reba ibintu amaze gukora. Ese hano ari ukwezi yari yarahamara. Ngaho reba amezi 2 cyangwa 3 azaba amaze gukora ibingana iki. Icyo rero nicyo ngiye nyine reka duhunge ibibazo nitwe twikururize. Ntabwo mashaka kugarura ibyahahise. None urimo uragira ngo byongere bigaruke. Ntabwo ariko nirengagije ibyahahise ariko nanone ntabwo wafata umwanzuro ufite uburakari bungana gutyo. Nese rero ubundi niki kiguteye gutekereza yuko ibintu yakoze ukuntu wowe namubona kwanza wenda ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Nta kibazo bafite. Ntabwo Mira yaje akagereka ahungura aratwite. Ntabwo masohoye mu cyumba cyane. Noneho mbonye undi muntu araje agiye mu buriri bwanjye araryama. Kira ni icyumba nubaha. Shere ndabyumva rega ntabwo natesheje agaciro uburakari bwawe cyangwa ikosa ryiwe. None niba ibyo bintu rero utabitesheje agaciro reka sohoka agende akazi nzakikorera ntabwo nyirwaye meze neza. Kuba nwite ntabwo bishobora kuvuga ngo ntabwo nakoropa cyangwa ngo noze ibyombo. Kumwirukana twanamwirukana akagiye. Yes reka tubikore nyine. Ntabwo byanze ariko ndi kugira ngo tubikore byibuze twabitekerejeho neza. None se turatekereza iki? Nibyo nshaka tuganira. Si yaje kubera njyewe. Yego. Si inshuti yanjye. Ndabyemera. Nese ko umusohora n'iki bigo. Sheri. Nana ndagira ngo ubwize ukuri sibyo umunsi gapanga azaba yaduhaye uriya muti kuko urabyizeye yuko tuzabona umuntu uzawujyana hariya akawuriya mugore. Mami ntabwo mujya munyizera. Reka nkubwire yego ndakwizera uri umwana wanjye ariko ni 20%. Mami ibi bintu ndabizi ko biri serious. Ndabizi ko ari ibintu dutezeho intsinzi twese. Kandi urabizi mu buzima bwanjye ko nanga gutsindwa. Rero nyizera. Ngewe uriya mukobwa naramuvugishije kandi bitewe n'inzara bafite yo mu magufwa n'ubutindi bwinshi. Ese kubundi wamuhamagara amafaranga nzamuha yose azamuhamagara kumva niba ari seriye kuko azadufasha. Nibyo nari ngiye kuvuga ahubwo muhamagare dupange igihe muhamagare numva. Ushyireho parallel. Uriga biraduhangayikishije twese. Mbana yanjye cyane pe nanjye ntabwo nkuko mama yabivuze ngo 20% nanjye nuko nananaga nakubeshya pe. Hello. Hey Chantal. Chantez-moi. Cha cha cha. Chouchou ben. Umeze utuma love. Mwongeye kwirirwa. Iyo ngeze mu meze muto. Wamenye se? Aha, wa undi ugiye kuzahindura ubuzima bwawe burundu. Ugasezera ku butindi n'ubukene n'agataro byose. None se wa mwana wawe nawe araho. Umva rero reka nkubwire Chantal. Nyine nari nguhamagaye kuri ya gahunda ahubwo nashakaga nyine umpe gahunda umunsi. Byibuze tubanze dutekereze tuvuge ngo niki cyatuma umuntu akora ibintu nk'ibiri. Erega ni igikize. Sheri umuzanye kubera umutima mwiza. Kandi ntago nyine kugira neza abantu iyo umugiriye neza kuko arakwihimuraho. Sheri ntago ari ryo hame. Kuba hari ibintu bikomeye twaciyemo tukayimukirwa n'abantu twizeye ntabwo bivuze ko abantu bose ariko bameze. Nge rero bimaze kundambira pe kandi ndarushye. Ndabyumva. Ndabyumva. Ariko byibuze ukora ikintu ubwawe utazicuza. Ndicuza iki? Hejuru y'amafasi namubabariye bwa mbere. Reka hari ikintu utazi ngiye namufashe ubwo yibye umucera ujyanye. Umufatiye ku rugi, mufatiye mu buriri bwawe. Ese ibi bintu turabibika kugeza ryari?
reka natwe turi abantu hari aho dukosa. nyine reka dukemure ibibazo bikiri kare bindi bitaraba byinshi birebire. ese sheri twebwe hano twagiye dukosa tuba twaragiye dufatirwa imyanzuro yihuse nk'ingiyi. ngaho mbwira ubundi ntabwo natwe ikintu nshaka ni kimwe sibyo kore ufate umwanzuro watekereje udahubutse kubera ko uburakari ufite ubwabwo bwatuma reba ibintu wari kumukora wamukubise wamushyize. ntabwo ndakaye meze neza yego ntabwo ndakaye. uretse no kurakara utangiye no kumbeshya sheri mba mubwire usaba ikintu sibyo ba petite niba wamuzanye ma petite aradufasha nubwo akora utwo dukosa ariko urabizi nawe neza mu mutima wawe urabizi neza ko dufasha wagiye kumuzana. nanjye nabyikorera ariko kuki utari kunyumva ko nanjye mbishobora. ndabizi yuko wabyikorera utanabyikorera nanjye nabikora cyangwa tukazana undi mukozi ibyo byose ni ibintu bishoboka urumva ariko nanone ntabwo twizeye yuko turi bubone arabameze nkawe ni umuntu uzi ni umuntu uzi yaturuka ni umuntu ubwe nawe ubwe kugukosereza nawe arabizi. rega sheri uretse kwirengagiza ntabwo abantu bose baba barabaye mu nzu nk'izi ngizi. naza nkakureberaho nyine tukabyuzuzanya. yewe nta kibazo tuzavugana wenda mu masaha mu kazi ubu ngubu twazahura ubu nzamukozi andi wanjye nakoze ngende mukore mu gitondo cya kane najya mu kazi nibwo gahunda tuzikorana zaraho turi bisigaye nkora buri munsi. yego ubwo nko kuwa kangahe nyine ni kuwa kangahe utazinduka cyane? kuwa gatatu nta kibazo kuwa gatatu nzaza kandi nzaza shahu ikofi ibyimbye. mwana we nuko amanda abashimiye ntugire ikibazo. oya nzayikubwira ntugire ikibazo nzayikubwira nimpagera ariko si ko ari njye mucunguzi wawe ufite ikibazo kiko. amina ndaje nje kugucungura hari aho hantu utuye niba atari heza nzanahava mpakwimuye rwose n'umuryango wawe wose. nawe tuyisangire. iyi ni ubuhoro ariko se bwo byaba ari ukwica ariko biri buguhindurira ubuzima urumva hari ibyaba birenze. nta kibazo ntabwo ari ukwica. kofi iratubutse. ngo sweetheart reka rero mbe nkuretse ubwo tuzasubira kuwa gatatu uzajya kubona ninjye uzakubyutsa nzahazindukira. nta kibazo uzabwira tukurangire. ngo sheri nzaguhamagara. ugire umunsi mwiza ndagukunda cyane. bye chante moi bye. uburyo bumvise se biri kumira neza ndumva nje kujya urumva ukuntu uri kukivugisha. I love you. ego nyine mujye mwiguburya utamuryarye wakoresha nase kure nafata amafaranga akora akazi ariko ntabyo kujya kwiga. ugomba kumuryarya kugira ariko ndi kumva aravuze ngo cyambere ngo nta mafaranga ndumva zabidukorera. Mbese bite se mashusho? Karibu. Meze ute? Ko wanyanze se waramenyereye muri hoteli yawe? Sha mwarantaye maze. Ngabumva kandi wowe warashatse kwimuka ariko bikarangiye tunaje. Meze ute? Ndakomeye nta kibazo. Mwari muri aho se twacara nimba kumbuye natwe nuko mana wese ubwo kukibaho ku buryo buri kantu kose arakabona afite amatsiko afite inzara afite nyine afite ubwanjye ngiye mba mbona ashobora kuba afite n'akabazo ko mu mutwe. ntabwo umuntu muzima utekereza yakora ikintu nka kiriya kandi aba ari umuntu w'umugome sheri ntabwo yaba azi yuko turi muri dushe ariko twumva ngo agenda ajya ku buriri bwacu yigire nka biriya aryama atuza. wowe utekereje nk'umuntu muzima urumva ibyo bintu umuntu ufite ubwenge yakora ikintu nk'icyo
reka nta bantu bo kwizerwa bakibaho. ndabyumva ko ntabyo kwizera ariko abantu bose twagiye duca batubabaje bakoreshaga amanyanga ariko uriya we nta n'ubwenge bwo gukora amanyanga afite. Neza umuntu muzima asanga abantu muri dushe ari kubyumva ko barimo akaza akaryama ku buriri bwabo, uwo muntu numva adafite ikibazo mu mutwe ngahomba nk'ukuntu ari gukubita imiryango nyine ukuntu ngende kubibona wagira ngo ufite akabazo mu mutwe. Nzi ko numva bimbangamiye. Sheri ndabyumva sibyo, Reka tumusezerere basi. sinanze kumusezerera ariko reka turebe ku mpande zose tureke ibyuko adufasha. Reba kuri Petite, ntumutekereze, ntugendere ku burakari bwawe gusa, nawe tumutekerezeho. Petite turabizi icyo asobanuye ku buzima bwacu, kandi mu by'ukuri ugenzuye neza mama we ntabwo ari uko ari umugome, ahubwo ni cya kibazo nyine cy'ahantu yaturutse, ni ya nzara, ni kwa kundi yisanze mu buzima atamenyereye. Sibyo Sheri, basi ugende umuganirize wumve icyo atekereza, umushyireho imirongo ngenderwaho, mubwire icyo gukora n'icyo kwirinda. Sibyo Sheri, ntabwo nanze ko tumwirukana, niwumva ugomba gufata umwanzuro wo kumwirukana mwirukana, saba ngaho. Niwumva ugomba kumwirukana mwirukana. Sheri nabyumvishije, ku bwa Petite nta kintu n'ikintu kimwe nakora, nta kosa nakora, kandi urakoze kunyibutsa. Okay Sheri, umuganirize basi. Sibyo, nta kibazo. ndagukunda. Ndagukunda. umva reka ibyo twivemo, wowe gusa komeza use nawe ushyizemo imbaraga. Urumva uriya mugore ntabwo agomba kutubana, ntabwo yatubana. wowe ngo nakurakarira wowe urabona inusa Mana sinzi ikintu nakora. Urimo uramuvugira, urimo uramugira gute? Ureba sinicaye aha ngaha nakagombye kuba nibereye ku muhungu wanjye. Nashaka ko nawe nzagugaruka uriya mugore. Umura rwose uramutima. Nashaka ko nawe tumugukurikiza, tuzamugukurikiza, tuzamubanza tugukurikiza. Uyu nta kibazo cyiwe nawe arabizi. Nawe rero ninjire mu mugabo. Mama reka nze mpamagare Gapangaza n'umuti nawe ukurikirana iki kibazo cy'uriya mukobwa wa Chantal. Ko ari uburozi, mwajye mutandukanya uburozi. Oya mari, iyo uvuze uburozi reka ari umuntu ushaka gutambuka hariya kugira ngo turabarozi, ariko iyo umuntu avuze umuti uba ugira ngo ntuvure ikintu kizima. None uri kunyumva nawe, usibye ko nawe mbese murashaka umuti. urabona yuko tutakwishisha, turashaka uburozi bwo kurangiza. uretse gato urabona ko tutakwishisha, wabaye umuvandimwe we sibyo? nawe arabizi, ariko nawe nuramuka udutanze ariko nawe ntukajya ukabya cyane. ayo maso yawe oya umunwa wawe njye ntabwo ariko ni mama ntabwo ari njye kibazo. Babakunda ni ukuri space nabavamo. Yahurira he se n'abari ubundi mama ko twahavuye wenda aribo bahuriraga bahuriranye. ariko nta wizera umwana w'umuntu Yavamo. ikindi noneho ngira ngo nkwibutse wowe, mbabarira neza ubishyire ku murongo. uriya burozi niba mukabushe, uriya Chantal ukagenda ukabimubwira neza uko azabigenzanya. kandi ikindi uzajyana n'imodoka, oya uzafata umumotari nimba akurangiye wenda tuvuga ati ni mu Kagarama, nufata umumotari ugende usigare hafi yaho, ahandi uhagende n'amaguru. Moto ntizangezeyo, ntizakugezeyo, uramenye. Rega mama ahubwo ikintu Chantal umuhereza amafaranga ubimuhe byose nurangiza. abantu nka Chantal buri ubona ubwo baramutse mara atareka nkubwira ikintu kimwe, uriya mukobwa ni umuturage Chantal, baramutse bashobora ubwo burozi ugasanga bufashe Victor cyangwa bufashe Jessica. Kumva azamaking sure ko abu ari fan w'umweye. Yego nta n'ibindi. Sawa rero ngo kumbareka abakobwa ni kambareke muganire. None se mabwa bameze Chantal kwakira iminsi myinshi, iminsi myinshi pe, ariko wabagikara Chantal irabuye. Afurika si ikintu, ariko turukara yamaze kuvayo.
twaje tukagenda. Igihe twagenda imbere tukabona ibijumba mwaramutse. Toka shitana abazimu bashya. Bashye bakongoke. Wowe uramara iki hano? Uramara iki hano? Hey, mwaramutse. Bana izo nzara zimeze nk'izashumureta imbere. Ha. Ndakubaza uramara iki hano? Hey! Ayi. Bakwita Mukesha. Ubu urifashe uturutse mu bikoma byavoka mu bakire uramanutse nguje mu Banyagataro. Ubushize uburyo watumeneye ibicuruzwa byashaka kanya ubu ngubu uri gutekereza ko nta kwibuka. Nabyibagiwe. Sorry ariko ntago no munsi ngenzwa n'inabi. Hindukira. Hindukira inzira yakuzanye abari usubiramo. Nta soni. Nese mwampaye nakanya Ziba ndakubwiye ngo cece kafunga umunwa. Ha. Banza umbwire ni iki kikuzanyanga. Nagenzwaga n'amahoro ariko numpa umwanya ndagusobanurira ikingenzi. Ahubwo ko njewe Mukesha umwana w'ikise, umwana w'icyaro. Nago nta kintu mpfana n'abakiri. Ese ko mbona wariye bushari. Subirayo. Subireyo. Okay, sorry basi nabameneye ibintu. Ego mani ishobora byose. Nese wanyu mukubita n'abashyitsi. Nago nzi izina ryawe nanubwo nshaka kumenya uburyo witwa. Subirayo uve hano. Cece kaunga uribuka ukuntu yatumeneye ibicuruzwa. Uribuka uburyo yadututse. Urabyibuka ndeko babarira utankora umuntu naguhenera nawe uzamuhenera. Nagutuka nawe uzamuhenera. Sitwamuhenese. Buretse ariko. Ese Shanta kuva ryari mwumvikana? Uwe nese nyumviye ko numvikana. Kuva ryari none se ubu buryo uri kumuvugana nago mbibona. Muraho neza. Umva genda va hanga. Uziko ari mushiki wa Vigita, uziko ari mushiki wa boss. Aramara cyane saje muhase. Ndikubaza ngo uribuka ko ari mushiki wa boss wanjye. Shanta reka. Ndikubaza ngo uriba ko yari muri mukazi wa Fani. Nago mbyitayeho. Muri kamera. Byiteho rero. Byiteho. Agasuko sagusuzugwe aragutunze se. Yafashe ibicuruzwa byacu byarangiye tugenda. Shanta usiga panga ikintu uyu. Nuyu singe mu kazi tugenda tujyane umwerekeze. Shanta singe mu kazi turambaza. Waretse tukamukoma. Aranyisha we. Ashaka kunyica. Mujye ashaka kunyica mutabari. Akanyura byiba. Ego mani ishobora byose. Ese uyu mukobwa ni gatikira. Umuntu nagusuzugura nawe uzamusuzugura. Ufite kibazo. Wasazi. Ese Shanta waje ukankigikira tukamuhabura. Ndaje ngushyikenge kajye mu kazi. Nza kugishaka ibyo ujya ushyira mu gifu cyawe. Yego mwami Yesu abakobwa baragwira. Yenda gatsindwe n'Imana. Ubaka kanya ugira ngo ubugome yadukoreye ndabwira. Nawe uzusange hano. Ese Shanta waretse tukamukosora. Uramukosora turi mwarimu. Ori mwarimu ra. Aki. Shanta nago nzi ibintu urimo urapanga n'uwo Nyamabara.
ariko nimbimenye kera gusa ubu aka kanya nibagiwe ibintu yadukoreye. tuye ni habi kweli kurebye nabi wawe uboneka ntacyo waba twaramenye. Yego mana yanjye. ngambwira rero umva rero shantangiye kukwizera ariko ntuntengushye. nta kibazo. nizere ko utari Babylone. Babylone se ni ibiki? Okay. nyine urumva ngufitiye akadiru kandi gashyushye kagurumana. Yego. nyine urumva ubu se nkwizere. Nyizera ngeze njye nta kibazo reka ngeze ko ndi umutindi uri aho ngaho. nuneza bisi njyewe ntabwo njya nkorana n'abantu bagira fyafyafyafya. nafyafyafya ngira. urumva nyine nshaka kuguha diro yo kumpera umuti Fani. Umuti Fani ararwaye se? umuti w'uburozi. Hey! What? Uburozi bwo gukora iki? nyine kubuha Fani maze ubundi nyine ubundi bizakurikiraho uzabibona nyine. ibiki bivuge. Nese ni ngombwa ngo uhite umenya biza. Umuti akora iki? Uburozi akora iki? iyo baguhaye misiyo. Yego. urumva ukora icyo baguhaye gukora. muhereza uburozi. ntabwo bazi ibibazo zo. aburye se? nyine Mana we! Abazimu bashira kongoke mwiza rya Yesu. Ndatokesheje. Mana sinkice. Mana sinkakosha uburozi. We! Mana we! Mana uranzi. Ndi umutinda rwose nakica. hako ubwo waretse gusa ibaze hagize nk'umuntu ahubwo uratwumva. Njyewe ibaze hagize nk'umuntu ari kutwumva wabaye njya kuguhidira usinabanje kukubaza niba nakwizera. amatwi yanjye arafunze ariko ibintu numvishe sinabyumvishe ibintu mbwiye. harimo ifaranga ritubutse ikintu cyitwa umushahara utubutse ntabwo ushaka kuva muri ubu butini. Fani wamfashije muhuburoza apfe ariko Mana we ntago ari njye bari kubwira nyina ngo n'ubwicanye. uburozi nyine ariko se icyo utumva do no ushaka ko tumwica ryarize nako sinshaka kumwica. Mana ariko ubu koko Mana ubu koko amafaranga agiye kunyobya koko. kushaka amafaranga utaremera misiyo naguhaye uburozi urabumuha cyane ntabwo umuha. uretse gato ntekereze. niba ushaka kuzapfa ucuruza agataro ngaho bireke ukomeze ujye gucuruza agataro kandi nuramuka ubyanze no mu rugo ndahita nkwirukanisha. byatuza akanwa ntago ndabyumva. ndabyemeye. aho iri pinda rivuye hari iri kubye inshuro 10 rigutegereje. nuramuka unkoreye misiyo nk'uko nyishaka igacamo nk'uko nyishaka aha ayavuye haranda nawe hita wibaza nyine iyi niba ari avance hita wibaza umushahara. avance n'amafaranga abanziriza umushahara angana gutya nangahise. ikibazo ni umubare cyangwa ntago ushobora kuyibarira. Kibazo nawe nyine yarebe. Urabyemeye? Ndabyemeye. Urabyemeye? Rero amafaranga ntabwo najyana mu kazi ngiye kubanza kuyabika noneho mbone kujya mu kazi nawe ugenda atagira umuntu utubona. Ahubwo reka ngende atagira utubona. Ugume ku ntego numemukira ni wowe nzabanza hasi ya Fani. Bye. ntabwo nkuzi ntundi.
oya wawe ibyo uretse gato we ko muryamye hano ubundi wowe witwa nde? Derek wowe inde kuki muryamye ngaha ibisimba nishobora kuza bikabarya kuki muri hano ndikubaza wowe ndabona rero nawe mukuru kuki muryamye ngaha ko muri ntago ndi gukumva ngo iki ntaho tuza kuba ntago mugira iwanyu se twarahibagiwe nose ahantu muri murahazi iki cyaro make mwageze hano gute se ahubwo se muheruka kurya hajya bavuze ko witwa nde wowe uri umukobwa nawe hajya mbwiye kwitwa none se wanyu niye bundi ntaho tuhibuka ariko cyakoze nibuka nimero z'umupapa twabanaga witwa Victor okay ahubwo ako kantu kuki utabimbwiye kare akira ashyiramo nimero ye cyangwa yimbwire 07 vuga cyane ariko 07 yego 88 yego 47 yego 06 yego 35 ngo yitwa Victor wana ni ibintu se ni papa wanyu se ego Allo? Mwiriwe? Nitwa Yeme. Narindi kugenda mu nzira mura n'abana babiri. Mura n'abana babiri baryamye mu nzira mu kayira ukuntu. Hajya wambwiye ko witwa ndeho? Umwe yitwa ngo Derike. N'undi yitwa niba ari Pucuni. Ajya? Pucure yego. Basanze mu kayira baryamye mu muhanda. Ahubwo se ni gute ababyeyi b'iki gihe murekura abana bakazerera ku buryo batibuka n'ahantu bataha? Ngo umva rero ntabwo nzi ngo urihe wowe uri hehe? Hagana he mu rugo hagana he kugira ngo mbashe kurangira? Nyarutarama? Umva rero wa mugabo ngiye kukohereza ngiye guha location kuri Google Map. Kuko ngiye ndabona ngiye kubanza nkabakuranga byibuze nkajya kubagurira amata kuko abana bameze n'abajya ngo bamaze nk'imyaka 2 batarya. Ariko mujye mwitonda ababyeyi b'ikige mwabaye ku buryo ufata abana babiri bangana gutya ngo mwarababuze mu mugatereriye. Ibi bintu byagakwiye kujya muri leta pe. Ahubwo uyu mwana arantungwe umwana ungana gutya akabazi nimero asunda abana bariga. Yego. Okay, reka ngwe location kuri numero kuri WhatsApp. Gira vuba niba ukoresha imodoka niba ukoresha moto ntago mbi. Reka mbikore ko mu Rwanda se twatembera ahantu hose se biba byoroshye kuri location reka nze nyiguhereza. Sawa ariko gira vuba wihute. Sawa. Deri. Mweruka kurya ryari? Mweruka kurya ryari? Kimwe igiki?
ndahita nzaba ari mu ndaje ugiye Victor niki kibaye Sheri gishize muze njye kubagurira amata n'amandazi ngaguruka imbere yawe tugende mwihangane sibyo ese kandi agiye hehe niki kibazo se kibaye hoya nawe hari yagiye gusenga muhamagare kuri telefoni Jessica nyine yari yambwiye ngo hari umuntu uri bumuvugisha ariko telefoni yayitwara sawa muvugisha